Bavandimwe, tariki ya 8 Mata umwaka wa 2024 turahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana. Ubusanzwe uyu munsi tuwuhimbaza tariki ya 25 Werurwe, ariko Kiliziya Gatolika mu Rwanda yifuje ko tuwuhimbaza ku itariki ya 8 Mata kubera ko wahuriranye n'iminsi mikuru ya Pasika, cyane cyane cyumweru gitagatifu. Dore rero amasomo matagatifu duhimbaza kuri uyu munsi. Isomo rya mbere ni isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 7 umurongo wa 10 kugeza ku wa 14 n'umutwe wa 8 umurongo wa 10. Zaburi yerekeza isomo rya mbere ni Zaburi ya 39 hagati mu dukubo 40. Isomo rya kabiri ni isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 10 umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Na Ivanjiri ni Ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Luka umutwe wa 1 umurongo wa 26 kugeza ku wa 38. Uyu munsi kandi bavandimwe, abakristo benshi bagiye bawita umunsi wo kwigira umuntu kwa jambo. Ni umunsi rero ukomeye muri Kiliziya. Iyo hashize amezi 9 ngo Noheli ibe, haba umunsi mukuru twita ko Bikira Mariya yabwiwe na marayika ko azabyara umwana w'Imana, kandi nibyo koko. Nubwo mvuze ngo tubyita, nibyo koko. Uyu munsi urasanzwe kuva hambere muri Kiliziya, kuko niwe watangije navuga amateka y'ivuka rishya, amateka y'isezerano rishya. Iyo hashize rero amezi 9 ngo Noheli ibe, haba umunsi mukuru twibukaho igihe Bikira Mariya yakiriye iyo nkuru nziza yabwiwe na marayika ko azabyara umwana w'Imana. Uyu munsi kandi urasanzwe kubera yuko utwereka ko twavuguruwe, twabonye ubuzima bushya, twagizwe abana b'Imana, ko twakijijwe, ko twacunguwe. Ntago rero uhimbazwa nk'umunsi usanzwe, ahubwo uhimbazwa nk'umunsi mukuru, kandi koko ni umunsi mukuru. Kuri uyu munsi rero turazirikana igisubizo cyuje ukwemera cya Bikira Mariya, agira ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho uko bivuze. Kuko rero igihe abwiye ko azabyara umwana w'Imana w'umusumba byose ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, nk'uko tubizirikana mu Ivanjiri, kandi atarabonanye n'umugabo we Yosefu ku buryo bwa kimuntu, Bikira Mariya yasubije mu cyubahiro cyuje ukwemera. Biragoye mu buzima bw'umuntu usanzwe kugira ngo ibyo umumarayika yari amubwiye abyemere, kandi avuga ati bimbeho nk'uko bivuze. Ni ibintu bitakorera uwo ari we wese muri twebwe. Niyo mpamvu uyu munsi duhimbaza mu by'ukuri ibyujujwe ku buhanuzi bwa Izayi twumva mu isomo rya mbere, ugira ati dore ngaha umwari w'isugi asamye inda, akazabyara umuhungu, maze ukazamwita Emmanuel. Mu by'ukuri kuri uyu munsi nibwo ibera ryo kwigira umuntu kwa jambo ryujujwe. Ariko icyo bishatse kutubwira ni iki kuruta ibindi? Kuko Zaburi bivuga, icyo Imana dushakaho ntago ari ibitambo byinshi n'amaturo menshi, ahubwo ni ukuzibuka amatwi ngo twumve, amatwi y'umutima ngo twumve, amatwi y'ubwenge ngo twumve, amatwi y'umutimanama ngo twumve. Twumve kugira ngo bigende bite? Kugira ngo dukore ugushaka kw'Imana. Ngaha ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye Vatikani bwa 2 mu nyandiko yayo Urumuri rw'Amahanga,
igaruka ku magambo meza ya mutagatifu Irene Wiriyo mu gihugu cy'Ubufaransa wagize ati: ukumvira kwa Bikira Mariya kwatumye we ubwe ndetse n'abantu bose babona umukiro. Bavandimwe, nitumenye ko mu kumvira habonekamo umukiro, ariko ukumvira kubanzirizwa n'ukumva. Niyo mpamvu dukwiye kwemera tukazibuka amatwi ngo twumve. Nicyo Imana idushakaho, si ibitambo byinshi, ahubwo ni ukuzibuka amatwi ngo twumve. Iyo nyandiko kandi ya Kiliziya ikomeza ivuga ko hamwe n'abakurambere ba Kiliziya, nk'uko Irene nyine akomeza abivuga, ipfundo ryapfunditswe no kutumvira kwa Eva ryapfunduwe n'ukumvira kwa Bikira Mariya. Ibyari byaraboshywe n'ubuhemu bwa Eva byabohowe n'ukwemera kwa Bikira Mariya. Bityo abagereranya Mariya na Eva bakemeza ko Mariya ari nyina w'abazima. Bavandimwe, muri iki gihe cya none gutega amatwi abantu bakumva, bakumvira, bakumvikana ni ibintu bivuye kure, ni ibintu biri kure, turi kure nk'ukwezi. Niba hari ikintu gikomeye isi ikeneye muri iki gihe cya none ni ukumva, ekute, gutega amatwi, gutega amatwi ijwi ry'Imana ry'umutimanama wacu, hanyuma ibyo ngibyo bikaduha no kubasha kumva abandi. Iyo umuntu atabasha gutega amatwi ngo yiyumve, ntago yumva abandi, ntago yumva ijwi ry'Imana, ntago abasha kumva no kumvira no kumvikana. Ku bwa Eva urupfu rwaje mu bantu, ariko ku bwa Bikira Mariya abantu babona ubuzima. Ivanjiri yanditswe na Matayo tuzirikana yuko Bikira Mariya ari nyina wa Yezu, kimwe no mu Ivanjiri ya Yohani. Ariko mbere na mbere, mbere y'ivuka rya Yezu, Bikira Mariya yiswe ku bubasha bwa Roho Mutagatifu igihe avugishije Elizabeti, nyina w'umutegetsi wanjye. Uyu munsi ni ukugira ngo twongere twibuke ko dufite umwami, umutegetsi w'ijuru n'isi, kugira ngo twumve yuko ububasha bwe buturi bugufi, ububasha bwe budutabara, ububasha bwe butuyoboye, ububasha bwe buturagiye, ukuboko kwe kudusigasiye mu buzima bwacu bwa buri gihe. Kiliziya iyo yigisha ko kandi idashidikanya ko Jambo yigize umuntu, ibishaka cyane cyane kugaragaza uyu munsi wa Bikira Mariya abwira ko azabyara umwana w'Imana. Niyo mpamvu ukwigaragaza kwa Jambo, ukwigira umuntu kwa Jambo ari iyobera rikomeye mu mateka yo gucungurwa kwacu. Bavandimwe, kuri uyu munsi ndagira ngo turusheho kubizirikana, turusheho gusabira Kiliziya, turusheho gusabira isi, turusheho gusabira abantu bose bahaweho Bikira Mariya nk'umubyeyi, ariko cyane cyane duharanira kugira ngo tubashe kumva, kuko nicyo dukeneye, kugira ngo nitwumva icyo Imana itubwira tubashe gukora ugushaka kwayo. Naho ibindi twaba tumeze nk'abinja Imana, kubera ko iby'Imana itubwira twarabyumvishe. Hanyuma ni nabyo umuhanuzi avuga ati: ese ntibihagije kunaniza abantu kugira ngo umuntu akurikizeho no kunaniza Imana? Imana yo uko twakora kose ntitwayinaniza, ariko tunaniza abavandimwe bacu. Ntabwo Imana yashatse kutunaniza ngo iduheze mu rupfu, ahubwo yo yashatse kuducunguza urukundo rwayo. Ni ngombwa rero yuko
twamamaza ubutungane bw'Imana, twamamaza ubuzima bwayo buri muri twebwe, twamamaza yuko Yezu Kristo ari umukiza, ari umucunguzi, ko Yezu Kristo yigize umuntu kugira ngo abane natwe, kandi ko aricyo cyatumye avuga ati dore ndaje ngo nkore ugushaka kwawe dawe. Ntabwo rero tubuze umuherezabitambo mukuru ushobora kudutabara mu ntege nke zacu. Icyo dukeneye ni ukumvaho ubutoni, icyo dukeneye ni ukumwumva, icyo dukeneye ni ugutekereza ku cyo atubwiye, icyo dukeneye ni ugufata umwanzuro wo guhinduka, icyo dukeneye ni ukwakira imbaraga za Roho Mutagatifu ngo zitubashishe zidushoboze. Icyo dukeneye ni uguhora tuzirikana ko mu buzima bwacu nta kinanira Imana. Bavandimwe rero, nitwiyumve ko nta kinanira Imana. Uyu munsi wa Bikira Mariya urusheho kutwinjiza mu iyobera bwite ryo gucungurwa kwacu. Umubyeyi Bikira Mariya tumuture ubuzima bwacu, tumuture imiryango yacu yose, ariko cyane cyane tumuture abo dusabira, cyane cyane abazize Jenoside yakorewe Abatutsi tuzirikana muri iki gihe cyo kwibuka. Abo bose tubamuture tuzirikana yuko ubuzima Imana yatuzaniye muri Yezu Kristo bunyuze ku mubyeyi Bikira Mariya burusha urupfu imbaraga. Umubyeyi Bikira Mariya nakomeze aduherekeze muri uru rugendo, kandi adukomeze muri ibihe bitoroshye, by'umwihariko aduhe kwakira ingabire z'ukwemera, aduhe kwakira ingabire z'urukundo, aduhe kwakira ingabire z'impuhwe. Nk'uko twanabizirikanye kuri iki cyumweru kibanjirije uyu munsi, icyumweru cy'impuhwe z'Imana, nitwige kwakira impuhwe z'Imana, tuzitunge, tuzitange, tuzirikana ko izo mpuhwe zanyuze ku mubyeyi Bikira Mariya ngo natwe zitugereho. Umubyeyi Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, uwakira ubutumwa bwiza bwo kwigira umuntu kwa jambo, nakomeze aduhakirwe.